Rubavu Yesu ibintu byabereye i Rubavu mwababyeyi petit frère winzana mu bucuti hari inturusu y'umukara y'umweru yishake uyivange n'umuravumba hari n'akandi gati kitwa umwenya nurangiza ubitogose wuka iryo shano ry'umukobwa abo ngenye nza mu tuntu turi aho ngaho icara zobi abantu b'abanyamakuru bazima nagize shyira ugutwi ubu numva umukobwa ati we ndongora gake sindi ndongoranyo ya so urebye nabi ntabwo tsibagura nka kwicesha inkoni ikoshi bini ibiki aho ntabwo umaze gukora uburayi uratwite wanza abagabo bazima none se kunanze kuvuga inkuru n'ibingibi se bishobora kuba byarabayeyo si byiza gucumuzwa n'akamani k'umutima gusa irinde utazacumuzwa n'akamani k'umutima gusa arabana abahungu ari abakobwa n'ibintu abahungu bo ntabakibaho ubonye umwana w'umuhungu ukararira ngo umukobwa yamwanze tawe hano harimo abajene benshi niye nama watugira nk'abantu bashaka kuzaba abantu bakomeye ibyo bintu ndabitinza mbagira inama sinababyaye yewe inkuru ko numva ari nyinshi zabaye muri iki cyumweru ariko ntarakomeza reka ntangire gutya n'uwajyaga gupfa mu mwuka we wa nyuma yaravugaga ati mpfiriye ukuri nicyo cyakurikiyeho umunsi w'itariki enye Nyakanga kuri benshi nanjye ndimo turatsinda ni nk'ubunani imyaka 30 irashize u Rwanda rwibohoye byari ibirori kuri stade Amahoro ivuguruye byari umunezero ku banyarwanda ndetse na n'ubu biracyakomeje agashya noneho uwabashije kugera muri stade wese yabonye ji n'amazi byo kunywa ese kanyo ko hashize imyaka 30 kuri ubu ngubu wowe how old are you I'm very nice very well and very best how old are you I say best Uncle Shomana Uncle Shomana batreni ewe ndumva bitari byoroshye uretse ko hatajya habura udushya ku mihanda hari uwagaragaye y'amazi naje ari ibingibi arimo arayakorera ahita nyibutsa uherutse kwandikira RIB witwa 10 ubarizwa mu karere ka Kamonyi ayibwira ko ngo akora umwuga wo kwiba utw'abandi maze urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha narwo rumubwira kugana sitasiyo hakoze ko mbonera izuba ryacaniriye benshi ngo andi makuru ari noneho naya breaking news ladies and gentlemen kuri uyu munsi turiziza imyaka 33 ishize umushakashatsi wa mbere mu Rwanda avumbuye ko mu nyo y'inkoko harimo akanga eregani n'ibimaze iminsi bizenguruka kuri iyi mihanda yacu murabizi ko turi mu bihe twitegura amatora bityo gahunda yo kwiyamamaza yo irakomeje hari amashusho yakoze benshi ku mutima y'umusaza Muzehe Bizima wagaragaye ari kuganira na chairman
nuko nyuma y'uko bambaye ikote n'agatimba barenzaho ingofero za RPF hako se we none hano wari wabaye mbwira ukuntu byagenze kugira ngo use gutya byagenze ute wabyiye cyane urajya gufana Kagame uramwemera yawe akanyanga mu mutara ndakakuroga. Sasa rero inzira y'itora mu matora ya perezida wa repubulika n'ay'abadepite. Intambwe ya mbere, kwakirwa n'umuhuzabikorwa w'icyumba cy'itora akareba ko wujuje ibyangombwa, abafite intege nke bakabanza imbere. Intambwe ya kabiri, kugenzura ko wuje gutora uri kuri lisiti y'itora. Intambwe ya gatatu, guhabwa urupapuro rw'itora rw'umweru rwo gutoreraho perezida wa repubulika. Intambwe ya kane, kujya mu bwihugiko bwa mbere ugatora perezida wa repubulika ukoresheje gutera igikumwe cyangwa kuvivira ukoresheje ikaramu. Intambwe ya gatanu, umaze gutora gusohoka mu bwihugiko watoreyemo ukajya gushyira urupapuro watoreyeho perezida mu gasanduku gafite umufuniko w'umweru gashyirwamo impapuro zatoreyeho perezida wa repubulika. Intambwe ya gatandatu, guhabwa urupapuro rwa kabiri rw'itora rufite ibara rya kake rwo gutoraho abadepite. Intambwe ya karindwi, kujya mu bwihugiko bwa kabiri ugatora abadepite ukoresheje gutera igikumwe cyangwa kuvivura ukoresheje ikaramu. Intambwe ya munani, umaze gutora gusohoka mu bwihugiko watoreyemo ukajya gushyira urupapuro watoreyeho abadepite mu gasanduku gafite umufuniko w'umukara gashyirwamo impapuro zatoreweho abadepite. Intambwe ya nyuma, gushyirwaho wino yabugenewe ku rutoki ugasohoka mu cyumba cy'itora. Erehani imihanda nijya yiburira tubona hokama noneho niba byagenze bite. Hato ubushuti budafite umugisha ni nk'inzozi mbi kubera ko iniga nyinshi muri iyi minsi nizijyivugisha ukuri. Tinyaboneka muhagarike kutwanga mutwereke icyo mufite mureke kutugambanira. My G, ndabizi uraninya. Ese noneho mana y'isi n'ijuru okama ninde bafitanye ikibazo? Ngenzi ibintu byinshi cyane kandi uyu munsi jewe ndamutse mpawe n'amahirwe naranabivuze uyu muziki nta wundi muntu uzawufata ngo awushyire kuri karibure isi yose izamenya ngo mu Rwanda ari umuhanzi atari njyewe. Oya nigeze ubwize ukuri nawe utagiye kuzana bakabya. Reka nkubwize ukuri. Hariya tonari ubona umusaza yahumuye ubu birarangira amahoro. Rero no mu bintu bizira ari ibintu byongerewemo. Reka duhere ku cyambere. Icyambere kirazira gutuka bushari. Iyo ututse bushari akakohereza kuri cyumuna cyanyoko kuko nukuvuga buri muziro wose iyo ubukoze iyo ubuziruye iyo buri muziro buretse guseka ibintu ntago bisekeje. Oya se kandi nawe buri muziro wose iyo ukoze uba ufite iningaruka. Iyo ututse bushari tayara ita gutuma kuri cyumuna cyanyoko nta amasegonda ko kaye. Ariko mara turi kumwe tekoza waraso de tonari. Ikindi kintu kizira nanone rero yego no gutuka dumba cyangwa kumurakaza. Kirazira nacyo se kirazira cyane cyangwa gutuma nyine ya kumurakaza kamera bihita bigenda guteze ahitarira. Kandi noneho amarira y'umuntu ufite uruhara ni ikintu nyine ugomba gutekereza imyaka 570 kigukurikirana. Niko kurya ko no mu gihugu imvura yarabuze. Dore nk'ubu ngubu ni bira bintu Melody yadukoze biri kutugaruka ubu ngubu. Biriya bya kirisize tuma umusaza arakara. Ubwo nibyo niyo mvura iri kutu garuka ubu. Nuba bitoroshye. Nuko rero muri iki cyumweru Eddy Kenzo mu gihe yabisozaga na Minisitiri Fiona Nyamutoro bagakora ubukwe bushingiye ku muco
Kirimeti n'abagize gutya rwose arabisoza akora ubukwe bwiza na Liliane D. Ariko si ubu ngubu mu minsi iza ntabwo muzaba mumeze nk'uko Rihanna asigaye yigana umugabo, dore yarapaga indirimbo nshyashya abarumiwe pe. Ariko se turetse kubeshya mwebwe bipfira ntabwo reka turi abakobwa cyera mujye kukubeshya ntabwo turi abakobwa gusura nabyo wapi keretse umbwiye nimba warwaye kandi ntabwo twebwe ubu turi ibiremwa bitari byabonerwa izina. nongo hari umugabo ngo umukobwa yigeze ajya kureba ngo yarabizi ko bikunda ariko we ntayo yifitiye. Yego. Amukubita ngo amatemba abuze humura mo konyage. none se ubwo ba besto bimeze bite di? ngo nuko umwami Imana yohereza marayika Gaburiyeli abonekera Titi Burawuni mu nzozi aramubwira ati witinya dore wirobeye agafi ariko abadiyasipora bazakarya bufiriti. Yaganye ntimumurenganye na mukuru we ntabwo arashaka ibyo tukugira ariko niyage barakwicana Aga telefone kanje azako yagana mubwire shakira muri mu mutwe. Eragani nuko nguko byifashe ku mihanda yacu muri iki gihe kingana n'icyumweru cyose di. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe uwo munsi, like, share na comment.